Prince bimeze bite ni sawa shori ndarimenyereye rwose menyereye ndabibona Kigali rero Kigali yaranyakiriye uracyari umurnyozo buriya byashoboka urareka nizere ko bizagenda bize dore ikintu rero cyabanje kugutungura Kigali impamvu gukomereye nuko wavuye mu cyaro uraza ugomba kujya kureba amageto ugomba kujya kureba ahantu urara ni ibintu bigoye cyane Ben bite amakuru mbasha musheri umva hari imodoka zanjye bari bohereje nari nababwiye ko muri buze no ni imodoka 40 nari natumije sheri wanjye ni imodoka 40 rwose hako cy'umuntu mukuru nuko ashaka kwigira nk'abana ariko ishuri hariya ku ishuri hariya twiga mbona dufite professeur w'imibare imibare ntuzi ko niyo numvaga segonderi ariko niba hari ikintu cyangoye somo ry'imibare mibare muri university komeye kuriya ikunanira mibare uzi ko muri kaminuza imibare ye ya mbere yoroha buriya ngiye nkigera muri kaminuza nabanje gutungurwa bwa mbere na mbere no kujya kubona gahoro ubu professeur tungara rero uje kuyigira ariko bya bintu byo biba bisekeje ranje byaracana oya nago oh wow ngo umva Ben wowe uretse ngaza kuguhamagara gato ya mu nyuma hari ikibazo merci ndaza kuvugisha merci beaucoup ariko rero ushobora no kuba uri gutekereza kuri Grace Grace we niyo mutekereje no kuryama mana yanjye niba hari ikintu kijya kingora nukubaho ntakibona Grace uzi ko ntaguciye mu ijambo nagiye kumutereta ntera uw'inyuma Grace ntago yakwemerera buriya Grace twakundanye tukiri bato buriya twarakuranye dukundana primaire secondaire oya n'umuryango we urakwemera baranyemera bariya n'inshuti buriya uzi Grace uramutse umuzanye ukamukura mu cyaro akaza i Kigali nta n'ibyo ntekereza ubundi wambaye neza no kugerageza by'abasaza ndabona no gukora etude amasomo arimo biragenda nta kibazo ya narayero ntakuvugishije nasanze wasinziriye mfite inama ariko nari nabwiye bombe sinzi niba yakabwiye yego yari yambwiye ngo baga ibintu byose nyine ngo yabishyize mu modoka nta kibazo bimeze neza okay bombe nari nabimubwiye ndizera ko byose yabishyize mu modoka mfite inama rero ngiyemo ni iminsi 3 cyangwa 4 ikibazo pe Mire ndabaderanje twari turimo tugana hari ikibazo badoyinize hari ikibazo nta kibazo watugana okay merci ushaka ko muri abahungu beza ntabwo bisanzwe ni gahano hepfo ariko ni gahano kuri universite muri uziko ariho nshobora kuba nkuzi wowe wese ntitwiga witwa ako uzi ko uyu muhungu muzi yitwa Maurice uziko Maurice bite amakuru yawe nta kibazo rwose wowe witwa nitwa Prince witwa Prince oh wow ufite akazina keza wowe witwa nanjye nyine yitwa Paccy Boo ariko iyo dushaka nyine unyita Boo nta kibazo ubwo nizere ko muzabana mu rugo dore ko musimburana na madame mukuru wawe mukagerageza kujya mumutegura asigaye mbona asigaye
afite ubuntu bw'ubunebwe niba ari ukubera ko amasomo yari yasigaye ameze nabi. Kwiga niko bimera biraga byabanye byinshi ariko ntacyo turabyitaho. Ubwo namwe tuzatuvugana kuri telefone nta kibazo. Nta kibazo. Ya usigara amahoro rero. Nta kibazo nawe Imana ibarinde. Yego yego. Sawa, bon voyage. Merci. ushobora kuba ukunda akantu Iyo ngoyo Marisa akunda. ashaka kuba akunda akantu pe ariko anyway it's okay nyine facture baze kuyishiraho njyewe nta kibazo amafaranga se nyine ni nk'inda ku mutindi kuri njyewe Ni byiza urumva ko ari byiza. none se wowe bitegura kwese uri mushyashya hano Njye ndi mushyashya hano. Ndi mushyashya hano kuri university. Ya. Ntuye hano hafi ntago ari kure aho nkodesha ntago ari kure cyane ishuri. Ya. okay Wacu ni mu ntara nyine. wow wowe shawo natanyibwirira naza gusura akugera ngo ndi mushyashya hari Warasanzwe. Ako ufite impeta ndabona. ndima ariko nyine ko maretse ntago biratubuza kuganira ndabeshye Nta kibazo. okay bon numvaga ko niba nta kibazo twamenyana bikanajya kure like nyine tukamenya twanga abashuti nkajya mbasohokana ibintu nk'ibyo nta kibazo Nta kibazo kirimo. Marisa urabyumva? ariko ngenda muzi Uramuzi? cyaba nise twigana se Marisa bimwishinga Marisa bimwishinga mwihorera so nyine bon ntabwo nahise ko muri bunyakire gutya like nyine ndatunguwe Okay. reka mbereke n'abaciye mu ijambo reka njye kureba barman hariya kandi koko hari inzoga twamutse bitagiye ahubwo ndimwo mbona batinda sinzi ibyo bari Saute. nari bubanguke Fiona, urabona amasomo bimeze gute? Sha amasomo biragenda nyine biba biraho. Shaka ugomba gushyiraho umwete nyine ukiga cyane njya mbona utabyitaho sinzi ibyo uba wibereyemo sinzi ibyo ari byo. Sha bombe amasomo y'iki gihe ko ubona ukuntu bikaze umuntu anyuzamo nyine akaruhura mu mutwe wawe amasomo mu mutwe wawe ukazabivamo. Ya turi muri vacances ariko ntabwo ari umwanya wo kurangara. Tugeze mu myaka igoye tuba tugomba kwiga cyane kugira ngo tuzagaragaze umusaruro icyo twamaze ku ishuri. Niyo mpamvu amasomo ugomba kuyitaho ukirengagiza ibindi byo uzabijyamo nyuma urangije amashuri yawe. Mwana bombe nawe uranzonga. Reka jya umenya kugeza mu mwaka wa nyuma ugomba gushyiraho agatege cyane kugira ngo uzabone umusaruro. Sha ndagerageza nyine. Hari mba ngomba kukugira inama kugira ngo ejo bundi hatazagira ibikurarura dore ko nabonye hari n'udusore dutangiye kujya tukwinjirira tukwiyongoza gake gake. Tangiye bya bindi byawe udusore se watubonye. Ndababona ugera se ngo simba ndeba. Ubwo natangiye mbabara ariko amihorera ahubwo se buvuze bw'udusore uranyeretse. Sha ubona mukuru wanjye mbona yarahindutse. Sinzi niba ariko nawe ubona mbona yarahindutse. Sha mukuru wawe yaranyobeye neza neza. Ubu se wavuga yuko ari none se Paccy Karame. wanyemereye nkazaza iwawe ukasobanurira ko ushaka gusobanurira. Reka nkubwire bu. Reka nzazi wa basariho ngusobanura kuko iwanjye ntago ameze neza. So Paccy urumva iwanjye haba hari urusaku rw'abana dufite abaturanyi bahora bafite abana batoya baba basakuza numvaga ko njyewe nazi wawe numva ko ari cyo cyamfasha. Ni ukuvuga ngo byaba byiza nji wawe kuko iwanjye nta ntebe zihari zo kwicaraho n'amatera njyamo n'imwe y'abanyeshuri nyine ya segonderi yo niganaga muri segonderi. Ntabwo njyewe biragoye rwose. Njyewe icy'ingenzi ntabwo ari ukureba niba ufite intebe ufite matera ibyo nta kibazo. Terega ndi umuntu ntabwo njyewe icy'ingenzi ari ukureba iwawe ahubwo njyewe ndasoga nyine gusa. Sinzi nawe ukansobanurira. Okay ntakugoye sinzi ukuntu uzabifata. Reka uzaze kuko uzabifata nyine nuko tuzabyakira kuko uzabisanga nuko nguko nakundi. Nta kibazo kandi merci kunyemerera. Cheers. Nukuri biranshimishije. Welcome. Okay. Shangiye nsigaye mbona ateye ubwoba muri iyi minsi sinzi ukuntu yahindutse pe. Shabi ya mukuru wawe ibyo byabaye amayobera pe. Njye nibaza ikintu aba ari gukora buriya kikanyobera. Niyaje azi ijoro utamenya ibintu arimo. Wenda buriya umugabo w'ababizi ntawamenya da kandi abikora ari uko umugabo adahari. Yagenda umugabo adahari none se umugabo iyo agiye aratubwira tukaba tuzi aho yagiye hose tukaba tuzi ngo yagiye iki n'iki azagaruka iki n'iki ariko we arifata akagenda nta muntu n'umwe abwiye. Mukuru wawe uzi aho yagiye yigeze akubwira?
Mana shinaba nkubeshye nanjye nzi ko mbere yashobora kumbwira ati ndi ku ishuri ndataha nize ariko nta n'ikintu kimbwira. none se bari ku masomo Shana nkubeshye pe nta kintu mbizi. Prince. muri Ibibazo byinshi wana. Mensi byinshi. Nari ndi mu masuku dore imbuga yahagize. Wahagiye. Sirakubwiye. Nari nahamba sinabikubwiraga naho mba ni hafi. Sinakubwiye. Ubu ngubu iyi ni geto uba mu mari. Iyi ni geto niho nibera. Umuntu w'umufokiseri. None. Ako hano nta kibazo. Hano surabona hari ikibazo. Mbwira. Nta kibazo nta kibazo bisera bitwaye nta kibazo rwose naho gusanze ndi gukora amazi reka twicare hano tuganireho gatoya ho kwa mugari twicare hano abatinya kucyara cyane hano nta ntebe twicare reka twicare hano tube tuganira mbwira amakuru muri naha nyine naha nibera nuko nyine ntako ntago heruka mu cyaro aga n'ubusanzwe bishobora kutazasubira mu cyaro kuko nahise nibonera akazi hariya hepfo ubu ngubu ndi gukora muri kampani ikomeye ubonye akazi nubwo ubuzima bwarahindutse igihe umeze neza ngendere ndacyaranga nubonye ko usanze ndi gukora amasuku kubera imvura areba ibyatsi cyakora urambabaje gusa oya nta kibazo bizahinduka none uzi ko ndi kwiga nta kibazo uzagenda bihinduka nta kibazo rwose ibintu nta kibazo njye none si wacu ko nta sima yabaga reba iyi ngiyi ifite sima njye nta kintu bintwaye aho uzansure nzagusura amagere neza ndabaye ariko ibintu bizagenda bihinduka ubuzima bw'i Kigali iyo umuntu akihagera hari igihe usanga biba bicanga oya ni imijyi yose niko imera iyo ukigeramo ibintu bigenda bihindagurika niko bigenda Hey, ni karibu. Karibu. Vipi? Yes. Makuru yawe? Makuru ni meza. Jamii. Umeze neza? Ni karibu. Sister. Hey. Okay. Ana siri hiwawe? Ana niho nuyi. Okay. Ni karibu. Oya, nta kibazo. Tujye kwicara hano nta kibazo rero twajya hariya. Hano se hari ikibazo? Mu nzu nta kibazo. Okay. Oya, ntacyo reka tujye kwicara hariya nta kibazo. Reka twicara hanze n'ubundi arashyushye. Ntacyo. Reka twicare aha ngaha. Nta kibazo. N'ubundi ntabwo ari ngombwa kujya mu nzu ushaka gusobanura. Sawa ni karibu. Ese imodoka kwisize hanze iyo uyizana? Oya yewe yihorere n'ubundi ntabwo ndi gutinda aha ngaha. Bari uri kwiga iki? Nari ndimo kwiga philosophy. Okay, ntacyo ariko nyine okay. Basi unsobanuraho ducya n'ubundi nayo ntabwo njya nyumva. Noneho twakomereza aho nari ngeze cyangwa? Oya nta kibazo. Noneho duhere kuri iyi shapitire ya kabiri. Halo?